gusa abanyarwanda mu mbabarire ku magambo nyine sometime nkoresha kuko ndibaza nyine ubu ngubu narabyihannye ntago bizongera niba hari ikintu ndimo ndivanamo ndi kwivanaho abantu nyine batari beza bari gutuma nyine nsara mu bwonko batuma nyine mvuga biriya byose ndimo ndabicaho ndi kugenda mbahunga nkamenya ngo hari umurongo wundi nafashe kandi urahari mu by'ukuri kuba Jack ngewe nakicara nka gutya Godfather akavuga nkaceceka nkamara iminota ingana kuri yancecetse byabanje kumvuna cyane gutega amatwi byabanje kumvuna nabi testinze igihe kirekire aho Jack nsigaye nicara nkatuza nkanza ngatega amatwi iyo ni intambwe ya mbere nabanje gutera sibyo aho Jack navuze ati hari ibintu ngomba kureka hari n'ibyo ngomba gukora nindi ntambwe nateye mu by'ukuri suko ngende inyamaswa ndi umuntu nk'abandi ngira urukundo sibyo ndagerageza nka trying nkashaka ubuzima muri no mihanda biragoye kugira ngo umuntu abeho kugira umuntu abone icyakura umuntu arabaho hari abankunda batuma mbona uwo mwambaro hari n'abantera amabuye buri munsi sibyo ariko mu by'ukuri ntago bivuze yuko Jack ari mubi nge ntago ndi mubi habe na gatoyi kandi ngenda nashimira Godfather ku nama zawe ndashimira Jack bazina ku nama ziwe ku nama mungiriye yo kugira ibyo mpindura mu by'ukuri nari nafashe umurongo wo guhindura bimwe na bimwe na Yago yangiriye inama yaramfashije mu by'ukuri ndashimira na Yago ejo bundi twakoranye ikiganiro niba ari ejo bundi twakoranye ikiganiro kuri Zoom ndabohoka nsaba imbabazi abanyarwanda numva ndaruhutse ubaho ndyamye ndatuje pe ariko kuri icyo kintu cya famille icyo kintu ngo abavandimwe iki okabyaramwe nta nubwo ngemba nshaka kongera kubagarura mu majwi ahubwo njya kubona nkabona bo ubwabo bari kugaruka bavuga mu by'ukuri rero ngewe naribabariye mu mutima wanjye kuba narabazanye mu majwi nagiraga ngo nduhuke ariko sinarinzi karuma yabyo sinarinzi ingaruka yabyo nago narinzi ko harimo ingaruka kuba naratoboye nkavuga family yanjye ntago narinzi ko harimo karuma naje kubibona nyuma niko gukerenga ndavuga ati ibi ntago nakomeza kubivugaho reka nkapinge ngira ibyo ndeka nkomeze ubuzima bwanjye nyine mvuge Jack ngewe nyine so rero murakoze cyane abashaka kugira ibyo bambaze ndabasubiza nta kibazo gusa nihannye kuvuga amagambo aterekeranye nihannye kuvuga nabi nihannye gutukana gutomboka n'iki yego nababara nkabereka agahinda kanje ariko nanone hari ibyo naretse pe ya nize kabisa mvuye mu ishuri pe Mvuye mu ishuri pe shyira hanze cyane nanjye ubwanjye nishyira hanze reka nceceke ibintu ndeba aho bigana umujama niko kohereza voice note umutipe mugenzi we ari kuvuga amagambo ameze kuriya iyo voice note iragendera trending abantu bakazajya babimereza ati ibi bintu bimeze gute se mwatandukanye bimeze gute umutima urandye nyine ntangira kugira trauma ubwo ngubwo ibyo ngibyo birangiye umutipe agera ku rwego rwo kujya kuri kamera akicara aranyandagaza pe avuga amagambo ateye ubwoba ndavuga ati uyu mutipe rero reka nanjye mutemo niko kumutamo kuriya nanjye nisanga mu maboko atarayanjye ariko nyine narize tu byari ishuri haraba kuba ikosa ryari rihe shana ramututse nyine gusebya umuntu mu ruhame nukwandagaza nyano gusebanya nibiki gusebya umuntu mu ruhame nicyo kintu nyine like cyari kiri hariya nyine ndi gushinga gusa nta birego mfite pe dumwere kabisa ariko habayeho nyiriwe neza sinzi impamvu ubwonko bwanjye bukomeza kumbwira ko iriya poroje yo gushyingura yateguwe na Kamaro pe ntabwo ari Kamaro wabiteguye pe ni njye ubwanjye wabyiteguriye warabyitekerereje upaga umuhabo ubwanjye ngewe ngira toroma ya danje indi y'abazungu ku rwego rw'ahanyuma na nyuma nshobora no kumena ikintu rwose gifite n'agaciro mu nzu gusa ibi bintu nyine buriya biraza gukira ubwo bamboneye umuganga uzajya unganiriza wenda bizakira bakuboneye n'umuganga wawe yego ni kuri bamugushakiye yego that's so nice bizakira humura wenda bizashira wenda ntawamenya yeah
Jackie umeze ute? Ndaho nta shida kabisa. Meze neza. Urebye naribi ubwo ndi mu mwuka w'abazima nkaba ndi no mu gihugu ewana ibintu ni munanga ibintu bimeze neza. Go ahead mubaze niko. Jackie. Yes. Ngiye nibabarira ndishimye kuba wagarutse ndakeka nabonye video nakuvuzeho sibyo nishimye kuba wagarutse ikindi kandi ngenzi ko kuba ko natwe twakuze nyine badukubita tuzira ikintu runaka ariko ntukiveho ahubwo baguha inama nyine n'abantu bakuba hafi ugasanga nibwo ikintu gihindutse so rero uri umuntu mukuru kandi nyine ukwiye ibyiza ukwiye ibintu byinshi njye sinzi impamvu mbona nyine ubonye abantu bagucaringa cyane waba nk'umuntu wa danje tu ibyo ukora byose njye ndagukunda mwana ndagukunda ubonye umuntu ukwita akavuga ati njye sinzamubera indyarya nzamubera umuntu umeze gutya aho akosa mubwire nyine umuntu utari indyarya pe yego byaba ari amahirwe kandi wabamo umuntu wa danje ariko guhana umuntu ukuriya hari benshi bafungwa n'imyaka bakongera ariko ngenzi ko ibisazi nyine tu ni danje nyine ni ugutrayinga nyine umuntu akaba stronga umuntu akanareba ko yabona nyine n'abantu bamuba hafi nyine indwara ikagenda ikira naho ubundi se shani biba byoroshye nyine tu kandi asante sana kumuntu ziriya ntuza babisha amafaranga zira ugiye gutaha uyu mwaka tugiye kwinjiramo ufata urupapuro n'ikaramu wihe gahunda n'intego y'ibyo ushaka kugeraho urwo rupapuro ugenda urumanike mu cyumba cyawe mbere yuko usohoka mu nzu urusomeho umaze ubirebe nutaha uvuye mu kazi cyangwa muri gahunda zawe n'imiguruko yawe wongere urebe. Jackie, ibi bintu bizagufasha umwaka utatu uzatubona Jackie uwundi wageze ku ntego yibye byose byase ubigaragaza uyu mwaka. Ariko kubaho mu buzima budafite intego ukabyuka mu gitondo umwaka ugashira undi ukaza nawe ukongera kuwutangira, aho ngaho ububaye mu isi idafite intego n'ubuzima budafite intego. Uze kunkorera ako kantu. Yego ndakumva. Jackie nuko ubikore cyase ukora ku kantu ibintu byoroshye ushobora kuba byoroshye. Ufate ikayi n'ikaramu. Jackie wihe gahunda y'uyu mwaka wose tugiye gutangira 2025. Numara wandike ku rupapuro ibintu byose bizima byawe wifuza ubyandike wihe n'intego. Urupapuro ugende urumanike mu cyumba. Mu gitondo nujya gusoka mu nzu umanze uruhindukire urusome. Hanyuma nimugoroba nujya gutambera yuko uryama urusome. Kankubwira iki kintu kimwe Jackie, umuntu bavuga ko cyangwa ubushakashatsi buvuga ko umubiri w'umuntu n'ibitekerezo n'ubwoko bw'umuntu, ikintu cyose cyakugize addicted cyangwa ibintu byose wananiwe kwivanamo bifata training y'amezi 6 yonyine. Ukirepeta ugisubiramo icyo kintu hagicikaho burundu. Niba ari ingeso wari ufite, niba ari ibindi wari ufite, iyo wihaye umurongo amezi 6 umubiri n'ubwonko bamaze kwakira icyo kintu bukakizinukwa bukagishyira hariya. So reka rero nsohereza aha, nta muntu kwanga, turagukunda, ariko ibyo wakoraga sinzi niba ukibikora cyangwa niba uzakomeza kubikora, kuko biranashoboka ko maybe no kuri kudutega amatwi nonaha ari uko ufite break yo kuba udashobora kujya ku ma YouTube. Urukumva simbizi niba ari wowe wihaye break cyangwa ari break baguhaye, ariko navuga ko nkuko pasteur yaramaze kubivuga nonaha, uyu nguyu ubu mwanya tekereza ko ari ahanga kuri muri izi conversation ariho hantu hure n'abantu benshi ukamara iminota nk'iyingi bari kuvuga ucecetse. I think it's the first time. Ibindi bari deba uvuga nyine nk'umuntu uvuga cyane uri kuvuga cyane kurusha abandi, ariko buriya ni byiza kumva kurusha kuvuga. Sweetheart, uri mwiza, uri umukobwa mwiza. By the way, ufite n'ubwenge kuko umuntu ushobora kugenda haragatondeka amagambo akabasha gushira amanga akavuga mu bantu, nuko ufite ubwenge, ufite n'impano. Rero aya nama ari nko pasteur yarabivuze. You can take this chance ugahinduka
kuko Jack abantu babona ntabwo bagukunda, baragushungera sheri, baragushungera, uko niko kuri, baragushungera bitewe n'ukuntu ugurukana abantu, ntabwo bagukunda, baragushungera. Wabibona neza aya masaha uramutse urwaye cyangwa ufunzwe nibwo wabibona, bakujya kura kwa narabibonye. Niba ari ibyo rero narabibonye, ndabibona kangahe, warabibonye urakabyara. So rero narize ahangaha rero dufata aya magambo ndabizi ko ari kukubangamira, urumva ndi kugukasa cyangwa ndi kugutamo, ariko ndi ku ishuri, uri ku ishuri. So icyo kubwira rero Jackie, ntabwo ibi ndi kubikubwira kuko hano hariyo bano bantu. Umuntu wa mbere uzabikubwira nuriya we wumva udashobora kongera kuvugana nawe, ni abafamiliye bawe. Ntabwo gihe utazigera gukunda kurusha abafamiliye bawe sheri, kakubwiza ukuri. Maze unyumve ibingibi ndakumva wenda kugifite uze kuma umwanya basi nanjye nze gukiriyaringa kuri kino kintu. Yego kamuguhe navuze cyane, fata ijambo. Mu by'ukuri njyewe n'ubuzima bugoye muri iyi minsi, bifate ubigire inkoni cyangwa ubigire imodoka ugendamo, bigukomeze, bigufashe gukomera no kuva mu bintu bidakwiye, hanyuma wiyubake bya nyabyo. Ariko umunsi wose uzapurenga uvuga ati nanyuze mu bintu bikomeye, twese twanyuze mu bintu bikomeye my friend. So Jackie, wake up, ubyuke, uhaguruke, urwane, wubake Jackie, uzagira ejo hazaza heza, tubigufashemo, we gonna support you. Ariko ni wowe uzamanza kwifasha mbere ko tugufasha. Genda gusaba ikintu kimwe nanasoza kugira ngo nawe tubwire uko wumva ibintu. Ikintu ngusaba ni kimwe, twe tugufashe kuko tubona twigaragaze ko twagufashije. Nzahanga dukora hanga reka mvuge mumve ko namugiriye inama, reka mvuge twereke ko nafashije Jackie, nicuruze the same still turacyagucuruza niyo support. Umuntu uzagufasha bya nyabyo udakeneye kuba yashobora kukugirira ikintu cyangwa yigaragaza cyangwa agaragaze azanabyigambe, ni umuvandimwe wawe, nura mubyeyi udashaka kumva mu matwi wawe wakwishuriye ishuri uri umwana muto, akakwishurira ishuri uri umwana mutoya. Tugende gakeya, ndabizi uraza kubiseka, I know wiseka, genda gake, urumva urakoze. Mbega amatwi nkubwire, aya masaha ntabwo ushobora kubyumva, ariko igihe kizagera ubyumve. Ibyo yakora uko byagenda kose Jackie, urimo kunyumva? Uko byagenda kose, niyo ndakubwira, ntabwo amasaha ushobora kubyumva. Ndakumva kabisa. Reka nze nkubwire ikintu kimwe Jackie, sibyo? Igihe yagufashije, urimo kunyumva? Ndimo ndakumva. Igihe yagufashije udashobora kwifasha, umbabarire nkubwire iki kintu nyumve cyane, uze gufata ibintu bishyira uruhande. Umuntu waguhaye, sibyo? Umuntu waguhaye amafaranga 2,000 by'amanyarwanda, sibyo? Cyangwa aba bloggers twagize. Nabajije Dumba, umuntu yabaje Dumba kubera kutukana. Dumba aramubwira ati rero ninjiye muri ibi bintu nsanga abantu babirimo batukana kandi abantu bakabatinyira icyo, kugira ngo mfesinga aba bantu mbashe kubana nabo cyangwa ndeke guhohoterwa, nambaye ishusho nk'iyabo nanjye ntagira gutukana, ntabwo ari we njye. Sinzi kubyumva. Dumba atukana kuko yarabivuze, ndabyumva cyane, ku buryo ushobora kuvanamo igitutsi tw'umuntu kuri nyina, ku mubyeyi we, ari mechanisme defense kugira ngo ubashe abantu bavuga ati ndambarisho kugira ngo abantu bantiye ntagire umuntu umenyera bashe kuba muri ibi bintu. Ariko wamaze kwiyambura personality yawe, wambaye personality kugira ngo bashe kuba muri kumentering icyo kintu. Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ari byo byiza. So ibi ngibi byaje bitewe n'abari abasore babiri yaje asaga muri ibi bintu, ngiye ndibuka mbona Dumba bwa mbere batangiye kumwataka. Urimo kumva bamwita uyu ninde. So dufite ukuntu muri community yacu, iyo winjiye abantu bakuburinga bakakwataka, urinde ujute uturuka he, bakakwatakisha kukuburinga iyo udafite imbaraga ukagenda. So abenshi rero usanga bahagarara bagakoresha ndagusenya ndagutuka, so abantu bagatinya icyo kintu, umuntu akagenda akabakasa mutwe cyangwa kumva ko aribwo yamamaye, yabona abantu bamutinya yererererera. Ariko hari umuntu gukunda umuntu no kugana umuntu no gushungera umuntu. Ntabwo ufite abantu bakunda ibikorwa
biriya bintu ukora nta bantu babikunda, baragushungera. I will tell the truth, ndakubwiye ko ndikubwiza ukuri. You are my little sister, uri murumuna wanjye, ndakubwiza ukuri. So biriya bintu ntabwo ufite abafana bakunda ibyo ukora, ufite abantu bahurura bakaza gushungera amabuvuga. Ariko reka nkubwire ko ufite impano, sinzi ni mubizi, ufite impano, ariko impano yawe imeze nk'ibuye rya zahabu riri mu rwondo, utaramenya uburyo wayikoresha. Ufite impano, uzi gutondeka amagambo, uzi kuvuga, ni impano. Wabibyaza umusaruro ukabikoresha neza cyane, utabikoreshe mu buryo bwo kugusenya, bwo kwisenya. Rero Jackie, haracyari amahirwe menshi yo guhinduka. Ubuze ikintu cya mbere, kakubwira ikosa rya mbere wakoze kandi ntekereza ko ushobora kurihindura. Ibindi byose, ikosa rya mbere wakoze kandi uzagenda uri clearinga, ibindi byose bizaba birangiye. Ndaguha urugero, kanguhereza urugero mbere ko nkubwira ikosa wakoze. Aya masaha fata ku mavuta nindi uri kumusura Mageragere. N'aba viewers, abantu bakurikira ibyo akora nibo. Oya, uzabantu bari kumusura Mageragere, aya masaha bamufite, bagomba kumwishyura umunyamategeko, bagomba kumukorera byose. Ni umuryango we na sebuja, ntabwo akimusurayo, wamukoreshaga. Simbamye ko akimusura, ni umuryango we wenyine. Jackie, iyo tuvuze umuryango, ntabwo ari papa na mama bakubyara mu nda. Oya, iyo tuvuga umuryango ni ya environment wakuriyemo ukisangamo, sibyo? Yagutenguha, batakubanira nk'uko bikwiye, still their family, ni abavandimwe bawe. Reka ngusabe, iyo winjiye muri ibi bintu mwana wanjye, ufata umuryango wawe cyangwa abo wita umuryango wawe, ukabarinda ikintu bita itangazamakuru n'ibi biganiro mujyamo. Iyo habaye mistake ugafata famiye ukayizana muri ibi bintu, niko kwisenya kwa mbere kubaho. Sumbwiye ngo urimo kwivuza, baba bagushakiye n'umuntu ugufasha. Nanjye ndagufasha muri ubu buryo. Umuntu wese mufitanye isano, urumva? Yego. Bishobora kugutwara umwanya, bishobora kugutwara igihe, ariko take your time. Urimo kumva? Uzamukure mu itangazamakuru n'igisa naryo, sibyo? Ukore content zawe mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko nka Jackie. Ntabwo amazina yawe ari Jackie, niba narakumvisha neza. Ufite iyi Jackie ni stage name. Stage name ni izina nk'uko numva The Ben, nk'uko numva Meddy, ariko ukajya nk'uko numva izi social media. Izi social media ni imana zigenda zikakugira igitangaza, nyuma y'igihe gito zikakurambirwa, zikagutera ibisazi ukisenya. Urumva? So my dear, ikintu nagusaba, niba wumva hari ufite ikibazo cyangwa nkakora bagushakiye umuganga wo kwitaho, reka nkubwire umuganga wa mbere. Umuganga wa mbere ni wowe. Umuganga wa mbere ni wowe, nta wundi muntu uzakuvura. Kuko ejo uri nugira crise, abantu bagukoreshaga ibiganiro amasaha bari mu gihombo, kuko ntabwo ibiganiro byabo biri kurebwa, kuko ntabwo bari gucuruza ahazaza hawe, ntabwo bari gucuruza personality yawe, ntabwo uri kugenda gutukana abantu bahurure bazi babifate bagende bagucuruze usigare mu ngaruka. Turi kujyana mukobwa wanjye. Yego, ndimo ndakumva. Niwemera abantu bazakugira inama, 10%. Jackie, urakuze ku buryo ubuzima bwawe bufite mu ntoki, nubishaka uzabwubaka, nubushaka uzabusenya. Urumva? Kubwubaka rero ni uko ufata intambwe ya mbere, ugatangira kurwana n'ibyo bintu. Abagusapotinga tukagusapotinga tuje nyuma, tukagusapotinga ku ntambwe watangiye n'umurongo wihaye. Ubuzima butafite umurongo ni nk'inzu itagira imiryango.
ubuzima butagira intego ni nk'inzu idafite imiryango. So ubuzima bwawe, nigeze kujya muri anniversaire y'umupapa gutya y'umwana, I mean graduation y'umwana w'umusirikari yari general bamwita Mukasa ni wa Uganda. Umwana we yari yagraduatinze, arangije aravuga ngo umugabo aratubwira ngo ku myaka iyo ugeze kuva ku myaka 18 kugeza ku myaka 24 utariha umurongo w'icyerekezo bw'ubuzima bwawe ngo biferinga, ariko aramaze kwiha umurongo uburutwa n'utaravutse ubuzabimbwa iteka ryose.